Mbere yo kugusubiza yewe nitwa Rutakayire Bizoza, ndi umuganga w'inzobere ku bitaro by'Indera, nkaba n'umuganga ukoresha ubuvuzi bwimbitse binyura mu biganiro bikiza amarangamutima n'ibintu bitera bikiza ibikomere by'umutima, nkaba n'umushumba. Mbere na mbere gushimira Eric Kabera kuri filime movie yaduhaye ikora sensitization ikangura abaturage bashobora kumenya ibintu biganisha ku buzima bwo mu mutwe, ku burwayi bwo mu mutwe no kwirinda. Mu bintu rero biganisha ku burwayi bwo mu mutwe hari ibintu bitandukanye bishobora kuganisha ku burwayi bwo mu mutwe. Igihe cyose hari amakimbirane mu rugo, aho kenshi abagabo bakubita abagore igihe basinze cyangwa badasinze, bigira ingaruka ku mugore, bikagira ingaruka no ku bana, cyane cyane abana bato badashobora kurinda mama wabo cyangwa kudefanda mama wabo, nabo bikabatera ihungabana, bikabatera ingwara yo mu mutwe. Kiriya ni ikibazo cyo mu muryango, kuko umuryango niyo cya mbere, selule ya mbere ya sosiyete nyarwanda. Niba rero harimo ikibazo hagati y'abashakanye, bigira ingaruka no ku bana, bigira ingaruka no ku bana. Rimwe na rimwe abana bakihutira gufata ibiyobyabwenge, inzoga, akamogi, mugo, amfetamine, kokayine, barimo kuvuga ngo barimo gutwika, bakimanukira, ariko kumanuka bashobora kuzamuka bakisanga Indera. Nicyo kibazo. Tubashishikariza rero kunywa lese kuri ya porogaramu y'igihugu, no biba bishobotse kwirinda ibisindisha. Deja ni ibintu birinda urubyiruko kutagira Indera, kutagwara ingwara yo mu mutwe, kurinda akazi kabo, amashuri yabo, bakarinda ubuzima bwabo bwo mu mutwe, kuko ubwonko bw'umuntu n'ubuzima bwo mu mutwe nibwo butegeka ibintu byose by'ubuzima. Niyo mpamvu na First Lady Jeannette Kagame yavuze ko nta buzima budafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Kiriya nicyo kintu cya mbere. Umuryango, amakimbirane yo mu muryango bishobora kuba bya domestic violence, aho abagabo bakubita abagore, bishobora kubona n'ibibazo by'amasambu mu muryango, nabyo bishobora kuzana amakimbirane. Hanyuma no kutaganira n'abana, ukabona umupapa afite akazi kenshi na mama nawe afite akazi kenshi, kandi birumvikana barimo gushakisha ubuzima, bagatanga ibintu byose umwana akeneye, imyambaro, bakamushyira mu mashuri meza, ariko ukazasanga afite ikintu cy'ubusa muri we, ikintu cyo kubura urukundo, kuko ntabwo yabonye umwanya wo kuganira na mama, wo kuganira na papa, bamwereke urukundo, bamuhe ubundi butunzi burusha ubutunzi bw'amafaranga cyangwa ubutunzi bw'imyenda n'amashuri. Cyangwa se umwana akisanga arimo kurerwa n'abakozi bo mu rugo, bakamugisha imfura mbi cyangwa imitwarire itameze neza. Rimwe na rimwe bakamufata ku ngufu, kenshi umwana ntabivuge, bigakomeza kumubabaza, umunsi umwe bikazamutera ingwara yo mu mutwe. Umuryango rero tugomba kuwubungabunga, hagati y'abashakanye hakaba ubuzima bw'urukundo, bw'ibiganiro, bw'umunezero, bwo kubabarirana, bakubaka urugo rwiza, bwubaka n'abana, kuko abana bafata ababyeyi babo nka role model. Abana bafata urugero kuri papa, urugero kuri mama. Niba rero mama nawe afata inzoga nyinshi agasinda, na papa nawe agafata inzoga nyinshi agasinda,
niyo babwira umwana none reka gufata inzoga twewe turi bakuru niyo mpamvu tuyifata ntabwo abyumva kuko aravuga no it's a contrary message kuko barimo bo bafataho donc bagomba kuba arimo ibintu byiza kubera ibyo bambuza. Koze ya kabiri ikunda kugaruka mu kazi dukora ka psychotherapie mu bitaro by'indera cyangwa muri privé no ku buvuzi busanzwe gukoresha imiti ni jenoside yakorewe abatutsi, psychotrauma ihungabana ya jenoside yakorewe abatutsi ya 94. Kenshi tuyisanga mu stories kandi ubushakashatsi bwerekanye ko 35% y'abantu barokotse ihungabana ya jenoside bafite ikibazo cy'indwara y'agahinda gakabije kandi 5% gusa ibyo byivuza. Donc tukabashishikariza ko kubabara ni ibintu bisanzwe ariko agahinda kashobora kugera ku rwego rw'uburwayi kandi niba butavuwe bushobora no kuganisha mu kwiyahura. Biba byiza rero umuntu ufite biriya bimenyetso akumva na uburyohe bw'ubuzima afite na cyizere cy'ejo hazaza afite akumva no kwiga bitangiye kumugora ashaka kwigumira mu rugo ajyanye ni ibimenyetso kudasinzira ni ibimenyetso bishobora kumutuma ajya kureba umusipologe umujyanama. Mu Rwanda hari abajyanama b'ubuzima mu district zose ma health center hari n'ama health center hari n'ibitaro byacu by'indera no kuri CHU na King Faisal hari ahantu henshi kubera decentralisation mental health aho abantu bashobora kubona ubufasha. Ikindi kintu imyemere abantu bakivanamo imyemere amadini yadushizemo ko ingwara zo mu mutwe ziterwa n'amadayimoni n'imivumo karande hamwe n'amarusi kuko kenshi umuntu afite agahinda gakabije araza mu bitaro tukamuvura akatangira kuryoherwa kandi ubuzima agasinzira neza agasubira muri sosiyete nyarwanda akaba umudamu mwiza akaba umugabo mwiza cyangwa agashubira mu mashuri ye. Birerekana ko kuko imiti ntabwo ishobora kwirukana amadayimoni birerekana ko n'indwara iterwa n'imisemburo yo mu bwonko bita serotonine iba igabanutse igihe tumuhaye imiti ikiyongera umuntu akatangira kuryoherwa akazi usabane n'abandi bantu no kuryoherwa ubuzima busanzwe. Iriya ni ikindi kintu gishobora gukorwaho abantu bakabimenya hanyuma bakajya bivuza ku gihe kuko kenshi bafata umwanya munini mu masengesho yo kwiriza rimwe na rimwe mu mwere y'amasengesho bakagaragaza ibimenyetso bikomeye bakabazana mu bitaro bamaze gukomera ariko niba babasengeye ko tuzi ko Imana nayo ikora Imana irakiza ariko bakahita bajyana mu buvuzi kuko umuntu wahanze ubuvuzi witwa Hippocrate yavuze ko abaganga baravura ariko Imana niyo ikiza. Donc abaganga nabo n'imiti yavuye mu bimera byose n'Imana yabikoze. Abanyarwanda rero bagomba kubikoresha biriya byose mu buryo bwo gukira. Ikindi kigomba gukorwaho n'urubyiruko kwirinda ibintu byose biganisha ibiyobyabwenge kuko ari ukuntu ushobora gufashwa ukaryoherwa ubuzima mu bundi buryo nka siporo ni ikintu cyiza kizana well-being, mental health well-being cyangwa kumererwa neza mu buzima mu marangamutima. Ubusabane n'izindi nshuti nziza zitakujyana mu bintu bidasobanutse nayo bifasha amarangamutima. Gukuza muri wowe ubuzima bwo kunyurwa nibyo ufite nicyo uri cyo kandi ugakuza muri wowe umuco wo kubabarira abantu bakubabaje no gusaba imbabazi nabyo bigufasha kubika muri wowe amahoro
nzi ko Kristo niyo mpamvu amahoro umwakiriye biguha amahoro ariko turiya ari amahame yonyine ashobora kugufasha kubaho neza mu mutima wawe ufite amahoro ukaniha agaciro ukiha agaciro ukavuga ko n'ikigewe nshobora nk'urubyiruko ushobora gukora kikaneza imbere kigafasha n'abanyarwanda. Hari ikintu ngewe nabonye mu rubyiruko sinzi niba murimo gukurikira ibindi bintu ariko ni ngewe ndimo kuvuga ubu ngubu hari ikintu nabonye mu rubyiruko benshi bavuga ko ngiye ko papa na mama bamfasha cyangwa guverinoma imfasha ariko guverinoma yashize ibigo bishobora gufasha urubyiruko mu buryo bworoshye gufata ideni no gukora amabizinesi. Ibintu bigezweho ubu ngubu ku isi yose ni ikintu bita self development cyangwa kwihangira imirimo, kandi byo kwihangira imirimo kenshi mbere yo no kubona amafaranga bitangira ku gitekerezo cyiza wagize. Donc ari mindset ari imitekerereze urubyiruko rugomba guhindura uriyo gukurindira ko babona ubufasha bakajya bibwira niki nakora gufasha abandi, kuko utangiye gufasha uwundi muntu abandi bantu niho hari ubutunzi bwawe. Buhoro birakwinjiriza na income, you become a solution of problems. Kandi buri muntu buriya cyane cyane urubyiruko ruba rwibitsemo ikintu bita potential. Ikintu bita potential niki ni ubutunzi budasanzwe buri urubyiruko rufite, rurimo ikintu akunda cyane kurusha ibindi kandi gifasha benshi, birimo ubudasa buri muntu afite ubudasa bwe, birimo ikintu abantu benshi bagushimira igihe cyose ugikoze, abantu benshi bakagushimira, biri mu butunzi wibitsemo. Abarwayi benshi batuzanira mu bitaro basubira mu rugo, cyane cyane urugo rufite ibibazo, bagahita basubirwa mu burwayi. Kubera iki? Kubera ko igihe bageze mu rugo ziriya makimbirane zo mu rugo nizo inkomoko nyirabayazana y'ikibazo. Igihe rero basanze biriya bibazo bibatera kwerekana kandi ibimenyetso by'uburwayi. Hari n'igihe basubira mu burwayi kandi bafata imiti, rimwe na rimwe bakareka n'imiti, ariko ikibazo nyamukuru ni kiriya kibazo byo mu rugo, ikibazo byo mu muryango. Niyo mpamvu twatangiye ku rwego rw'ibitaro byacu, twatangiye gukorana n'amafamiye. Niyo mpamvu twavuze kuri biopsychosocial approach. Social harimo na family, hari namo na family. Donc twamuhaye imiti ni biological, twamuhaye psychotherapy ni n'amarangamutima. Aba akeneye ko haba descente, tubafite aba social workers bakamanuka muri famille cyangwa tugatumira famille. Ari gihe duhura na famille ifite ibibazo bikomeye kandi tumaze gukorana nabo icyo twita family therapy cyangwa couple therapy, tukaganira mu ruhande n'umugabo, hanyuma tukaganira mu ruhande n'umudamu, hanyuma tukaganira nabo mu rusange, nyuma yaho tukaganira nabo umwana ahari. Kenshi iriya individual na family couples therapy izana umusaruro mwiza cyane. Ikibazo kitagikemuka, iriya root y'ikibazo, iriya nyirabayazana gitera cyangwa ikibitera ikavaho, hanyuma umuntu akakomeza gufata imiti, agakora psychotherapy, akamererwa neza kandi agasubira mu buzima busanzwe, atongeye kandi kugaruka indera.